nshaka kubaza akabazo gatoya. Wumva umeze ute iyo uriye ibiryo inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, urya ibiryo bimwe y'inshuro eshanu, wumva umeze gute? Si wumva bikurambiye? Kandi ubwo ujya wibaza impamvu iyo utangiye business wumva ari byiza, ukabona uri kubona abakiriya, byarangiza bikagera ukabona abakiriya bari gushira n'amafaranga agatangira kugenda agabanuka, ukajya uvuga ngo amafaranga yarabuze. Uzi impamvu? Niyo ngiyo. Ubu bagaburira ibiryo bimwe, business yawe bisa buri gihe bakageraho bakakurambirwa. Ngikiro nshaka tuganiraho uyu munsi. Ni ibihe birungo wajya ukomeza kongera muri business yawe ku buryo abakiriya bawe bahora bashaka kuza, mbese ukabona uhora ubona abakiriya bashyashya buri munsi, inyungu yawe ikiyongera. Ngicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Kora subscribe, nyuma yako kananga ndaza nyikubwira. Ngo hari ikaze nk'ibisanzwe, nge ndi Joel Didier. Hano tuganira ibintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe, ariko cyane twibanda ku bintu biteza umuntu imbere, ibintu birimo amafaranga. Iyi ni indi episode ya seri yitwa business n'akazi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gisanzwe kibaho. Wabonye ko iyo utangiye business wumva ari byiza, uragenda ukabwira inshuti yawe ngo uzi natangiye business, kubwira ngo okay, wow, ni byiza kabisa. Ukayihura n'umuntu ufite business kandi wenda tuvuga urugero ko mbwantsikiye muri ibi bintu ukamwereka, ukabona umukiriya wa mbere araje, uramukoreye, wenda amafaranga washoye nyine agenda agabanuka, ariko uramukoreye ubonye amafaranga, bikagira ahantu ugira ukabona amafaranga utigeze utekereza kuzabona, byarangiza gahoro ukabona amafaranga ntago akiyongera. Uhora ufite ibyo ugomba kwishyura n'ibyo ugomba, ayo winjiza n'ibyo ugomba kwishyura, ariko nta kiyongera. Byagera igihe kimwe ukabona ngo amafaranga yose atangiye kujya agabanuka. Ngiyi impamvu ubu utafite ikintu uhindura. Nese ni ibihe birungo wajya uhindura buri gihe? Ni gute buri gihe waba ufite innovation nubwo waba ukora ikintu kimwe buri gihe ku buryo abakiriya bahora baza buri gihe baza? Ngicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ikintu cya mbere ni uguhindura uburyo ucuruzamo. Hari ikintu muri business bita supply chain. Ni ukuvuga ngo ibintu biva bikava ku mukiriya, biva ku muntu wowe biranguraho, wenda cyangwa niba ari service utanga, ufite ibyo waka abandi bantu ukabizana ukabiha abakiriya, ariko umukiriya wenda afite ibyo agura. Rero jya wiga iyo supply chain, uba uri kuyumva mu mutwe, uvuge ngo ibintu biva bikaza bikagurwa gutya. Abakiriya bakunda ibi. Nese niba abakiriya bakunda ibi, ni ubuhe buryo nakoresha no ku buryo niba bagura ibi ngibi gusa bashobora no kugura ibindi byose birenzeho? Ngiye kuguha urugero rumwe. Ushobora kwiga kugurisha ibintu muri bundles. Tuvuga urugero, ucuruza inkweto n'imyenda n'iki cyose. Ushobora gusanga ugiye ucuruza inkweto ukongera, kuko ari zo wenda abantu bakunda kugura, ushobora kongeraho igiciro gitoya cyane ukajya ubongeza amasogisi, bakumva ko ubongeje. Donc kugerageza ucuruza abantu ibintu muri bundles. Urundi rugero, ushobora kuba ucuruza hari abantu bagurisha ibintu bya food supplements, ibi bintu byongera intungamubiri, uri kubyumva, mu mubiri. Ushobora gusanga iyo ugurisha ikintu kimwe kikunda kugenda kandi wenda kijyana n'ikindi. Niba icyo ngicyo ari cyo abantu bakunda, ongeraho udufaranga dukeya ku buryo udahomba, nurangiza ujye ukigurishanya na cya kindi. Gerageza ukore bundles mu bintu byawe ku buryo buri gihe umuntu asanga hari akantu gashyashya nyine, kandi ntiyigere avumbura ko ibyo ngibyo uri kubikora kugira ngo wunguke. Gerageza were ko umukiriya ko hari akantu gashyashya ufite ku nyungu ze, ugerageze umuhe ibintu kuri bundles. Ikindi kintu ushobora gukora nanone, jya ubwira umuntu wenda uti iyo umuntu aje inshuro 10, iya 11 ni ubuntu. Ubwo urumva umukiriya nta handi hantu azajya. Hari nk'abantu batanga service abafite amasalo de coiffure iki, ibyo urumva ni ikintu cyiza. Kuba umuntu aje inshuro 10, ubwo uragira uburyo uzajya ubibara, wenda se n'uduti cyubaha cyangwa ikindi kintu. Donc babone kutandukanye n'ahandi hantu, noneho bitume bahora bazi wawe gusa. Mubwira uti inshuro 10, ya 11 ndakongeza. Icyo ngicyo ni ikintu cyiza rwose. Donc gerageza buri gihe ujye uhindura uburyo ucuruzamo, ubibare gusa, ubare supply chain yawe, urebe ko udahomba. Ikindi kintu cya kabiri cyoroshye ni social media. Uyu munsi ngiye kubwira ikintu ushobora gukora kuri social media. Abantu burya bakunda inkuru. Rero tujye twibeshya ko kugira ngo ukore social media ugomba kugura kamera ya hatari iki. Oya. Gerageza wubake brand, ubu umuntu uzi kuvuga inkuru ku kintu cyose uzi gukora.
uzi ko telefone yawe ufite telefone kuba uri kureba iyi video ushobora kuba uri kureba kuri telefone cyangwa kuri computer, ariko abantu benshi barebera video kuri telefone. Iyo telefone rero ishobora gukora akazi kanini muri business yawe. Ntukumve ko muri business ari ahantu ho kujya nyine buri gihe ukaba uri gukorera amafaranga, nibyo, ariko nutagira ikintu wereka abantu kirenzeho ntago bazigera babyishimira. Mu minsi yashize wigeze kubona ikintu bitaga ngo mannequin challenge, ku buryo ubona abantu bo muri banke bakora nyine iyo mannequin challenge, no kugira ngo berekane ko aho ku kazi hanyu ni ahantu abantu bishimiye iki. Bituma rero ugirana ubucuti n'abantu burenze business, kandi business yawe ugiye igira nk'aho ari umuntu kuri social media. Nta muntu ukunda kumubwira ngo twagabanyije ibiciro, ibyo ngibyo nta kintu kiri nibimaze. Niba muza ku kazi wenda hakaba hari umuntu ku kazi ukunda kuririmba, avuga ati wa mukozi wacu akunda kuririmba, bishyiremo babona ari ibintu byishimiwe nyine. Niba ku kazi murya babwite twari turi ugerageza ushyiremo story zituma nyine abantu baza kugura, ntubivange cyane, ariko hazemo inkuru, bibi ibintu byoroshye. Ibyo bituma abantu bakomeza kuza. Umuntu abe yumva najya kuri Instagram afite akantu ari burebe kakamwigisha ikintu nyine ko muri business yawe, abe yumva ashaka kugukurikira ahantu hose. Bituma nyine buri munsi ko ahora kubona ntago azajya handi hantu. Icyo ngicyo kiba ari ikintu cyiza. Koresha social media ubwira abantu inkuru, kandi ushobora kuba uri kuvuga ngo ntago wabishobora. Ibaze nawe uramutse ukoreye ahantu hari abantu utishimiye, byashoboka. Nuvuga ngo ku kazi kawe impamvu buri gihe uba uhari uri kumwe n'abandi bantu nuko hari ibintu uba wishimiye muba muri kuvuga, kandi niba haza n'abandi bakiriya hari ibintu byiza muvugana. Ibyo ngibyo rero ushobora kubifata ukabinduramo story, gufata amasegonda 30 muri kuvuga ikintu gishekeje gutyo ukabifatamo video, warangiza ukabishyira hariya. Ni byiza, ntago ari ibintu bigoye. Cyangwa uri gukora cya kintu uzi gukora kuruta abandi bose, ukagifatamo amasegonda make ugashyira kuri social media. Ni byiza, bituma abakiriya bakomeza kuza. Ikintu cyose waba ukora, ushobora kuba uri gukora cake, fata ka video terikariya, nurangiza ufate video yose uko watangiye gukora ikintu kuva gitangiye kugera kirangiye, nurangiza uyihutisha igira amasegonda makeya, umuntu abibone ngo wow, aba bantu batangiye bafata ifarini ivuyemo cake imeze gutya. Urumva uri kugerageza gutuma business yawe abantu bayumva mu bundi buryo bwiza bushimishije. Nicyo ngicyo, gerageza ugira uturungo nyine wongeramo. Icyo cyari gukoresha social media ngo ukomeze gukora marketing. Nzabigarukaho, nzafata igihe ngira ukuntu mvuga ku kwamamaza kuri social media, mbivuge mu buryo burambuye, kuko ni ibintu nkora igihe kinini. Nshobora kuba ntabikorera company yanjye bitewe wenda n'urwego abakiriya nabaga nshaka, ariko nanone hari uburyo ufasha company gukora social media. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu kuri range twamaze igihe kinini dukora. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo nzabigaruka igihe kinini mvuga ibintu nigiyemo nuko ushobora kubikora. Ariko aka kanya menya ko telefone yawe ifite agaciro kanini cyane, kandi social media ntabwo isaba ubwenge bwinshi. Oya, ni ibintu byoroshye kandi n'isi yose igana. Ikintu cya gatatu ukwiriye kumenya ni ukumenya ko burya muri business ifaranga ryose rifite inyungu. Wibuka kare nimugona ndi kubwira mukanya ndi kubwira kugurisha ibintu muri bando ku buryo utanga ikintu kimwe kongera ikindi. Rero ni ifaranga ryose rifite inyungu. Jya ugerageza ku buryo buri muntu wese wageze ku kazi kawe umukuramo ifaranga, ukanakora uburyo bundi akuzanira ifaranga. Urugero, uziko uramutse ucuruza, sibyo, ugakora ku buryo umuntu nazajyaza wenda ari ikintu ugurisha buri kwezi, kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 ari ibintu azahora agaruka. Araho kugira ngo umuntu ajyaza agure buri kwezi, akwishyure buri kwezi akwishyure, no kugira ngo afata abonema y'umwaka wose, nurangiza umuca amafaranga y'amezi 10 gusa. Igihe wagira abakiriya benshi ni igihe uca amafaranga y'amezi 10 ukababwira kuza umwaka wose, ariko bakakwishyura mbere, donc gufata abonema. Ibyo byigeho kugira ngo buri faranga ryose ritagucika, ku buryo umuntu niyo yaba yavuye mu gihugu yagiye hanze, yibuka ko hari ahantu afite bamukorera iyo business, ave yagaruke kuko yishyuye mbere. Gerageza ubikore gutyo. Ushobora nko kuba ufite nk'iduka se rikora iki, hari nk'abatekinisiye bafite ibintu barepara, ugiye ukabwira wenda tuvuge mu Rwanda wa makampani mato ya menshi, kwabwira uti mufite ibintu byinshi bijya bipfa mukabikoresha, muze ngewe dukorana amasezerano mu mwaka muzampa amafaranga aya ukabibara ku buryo udahomba. Ushobora kugira abakiriya benshi kandi hakaba n'igihe utabakoreye kandi barakwishyuye. Niko muri gym njya mbona babikora. Donc gufata membership uragabanyiriza umuntu, cyangwa abonema uragabanyiriza umuntu igiciro yishyurire rimwe. Ni byiza, bituma amafaranga aza. Ikindi kintu
ushobora kubwira umukiriya wawe ko nazana undi muntu uzagira discount umuha. Tekereza buri muntu uza ku kazi kawe agiye umukiriya wawe agiye akuzanira undi, si ibintu byiza se? Nibyo ngibyo two n'uturungu ugenda wongeramo. Zana umuntu nguhe discount ingana gutya, nkugabanyiriza igiciro mu buryo bungana gutya. Ibyo birafasha cyane rwose, bituma abantu bashobora kukuzanira abandi mu buryo bworoshye. Icyo ngicyo rero kitugeza ku kintu cya kane, jya uhindura buri muntu wese wageze ku kazi kawe uzi icyo ukora, umuhindura iki? Umuntu ugukorera marketing. Nicyo twari turi kuvuga mu kanya, ariko turi kukivuga mu bundi buryo. Donc niba ufite abakozi tuvuge 5, babwira uti ntuzajya uzana akazi kawe kakaba atari marketing, uti nujya uzana umuntu nzajya ngwaho wenda 10% by'amafaranga ari bwishyure. Urumva abo bakozi nabo bazajya bakora akazi kabo ariko bongereho nako gukora marketing. Umukiriya niba aje umubwira uti nzagukorera iyi discount yakwa ko twavugaga, niba tuzarangiye umuntu tukugabanyiriza ibi n'ibi, ibyo ngibyo ni sawa, birafasha, bituma business yawe itera imbere. Wibuke icyo tuganira hano no kugira ngo business yawe itere imbere. Rero niba utarakoze subscribe ndakwibutsa kuyikora. Noneho sasa niba uri kubona indi video yanjye hano ku ruhande utarebye, nayo ushobora kuyikandaho cyangwa ukande kuri iyi ngiyi iri kuri screen. Noneho tubonane muri video ikurikiraho. Bye bye, ciao ciao.